Nongeye kuba ikaze kuri Byikorere TV. Ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe wakanda subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana muri video zacu za buri munsi. Uyu munsi rero nkuko twamaze kubibona kuri video y'ubushize twatugeze kuri appearance. Twatugiye kuri ukuntu wa choosing a template. By default usangamo zino template eshatu, hari ziba zigiye zitandukanye nko hari 2022, 2021 na 2023. Izi ni template usangamo ziba zirimo by default. Ukimara kwestara WordPress website wa yestara local cyangwa online, zino by default akenshi nizo usangamo. Maybe zishobora no guhinduka mu gihe online bijya bikunda ko bishobora guhinduka, ariko akenshi most of the time usanga ari mizingize eshatu. Rero reka turebe ukuntu duhitamo template. Ubundi habagizwe n'ibice, hari iyo imaze gukanda kuri appearance urabona dufitemo nuze ebyiri, dufitemo editor na theme. Uzano kuri theme ukaza hano kuri new, hano handitse ngo new. Izestayemo hano utuzibona zibaza ugikanda kuri theme ziba zestayanga. Kugira ngo umanage umwanya wawe ushobora no kubanza ukadeletinga zino zirimo. Iyo banje kudeletinga zino zirimo hari icyo bifasha, bigabanya size byongera size ya web ya. Urugero niba wenda ufite nka gigabyte imwe mu gihe uri online, ufite gigabyte imwe ya storage ukaba ufitemo template nyinshi, bigabanya space ya website yawe. Ikindi bishobora no gutuma web yawe igenda gakeye, ariko iyo uzifite mari nyeya byongera space. Kandi ikindi bifasha nuko web bituma yihuta. Tuzabireba tugeze kuri optimization ya website, ukuntu dukora website kugira ngo yihute. Tuzareba ko hari ama plugins n'ama theme turi movinga kugira ngo web yihute, kuko iyo birimo ari byinshi utagize n'ikintu biri gukora bituma web yawe igenda gakeye. Hanyuma iyo maze guhitamo kuri theme, uzano kuri new. Urabona ko dufitemo imwe, utuzano kuri new. Ntabwo zose wazisiba, ngira iba iri activated, ngiri activated ntabwo wayisiba ngo bikunde. Tugiye gukora ikinyamakuru, hari template tugiye gukoresha nkuko nabiberetse kuri video ishize, harananyizijemo mbere ka template. Tugiye gukora ikinyamakuru website, tugiye kubaka ikinyamakuru mu buryo bworoshye. Aha ngaha tukanda cyitwa Splash News, gutya muri kubibona hano gutya byanditse iri jambo Splash News. Iri ngiri nibyo tugiye gushakisha. Nimara kurushakisha haratazamo iri ngiri, haratazamo ibi ngibi. Nurangiza urakanda hano kuri install. Iyo ukoze install bivuga ngo iki kinyamakuru kitakijyamo. Ugikoreye installation kijya kuri kitakijya kuri nye ita ikora installation y'iyi template cyangwa se y'iyi theme, ikajya kuri hahandi muri za zindi tumaze gukorera installation. Iki tukora nta kindi ni ukwita activating according to the internet ufite. Bino bishobora gutuma cyangwa bikihuta. Nyuma iyo urangije utukana hano kuri activate. Ubwo iyo ukanze kuri activate, template ituba installed. Ukimara kuyiactivate itugusaba kuinstalla ino AFC champion. Ni ingenzi cyane uhita uyinstalla mu gihe urimo akoresha ino theme. Bivuze ngo ama template biterwa nayo uri gukoresha bigenda bitandukana. Hari ama plugin kuri command gukora byose. Iyo urangije gukora iyi ngiyi yanuza ya ino AF champion uyikorera activate. Urabona nkanga hari dashboard, post, media, page, comment, appearance. Kuri appearance urabona ko hari amaze kwiyongeramo ibindi bintu. Mbere kwa dufite theme na editor, urabona yongeyemo Splash News, custom widget, menu, header, background, install plugins and theme file editor. Ahangaha ushobora kwanyura ugakora amakode mu gihe waba uzi coding, cyangwa ufite skills zo kweditinga code za theme, kuko ushobora no kuba uzi coding ariko udafite skills zo kweditinga theme. Ahangaho biba ari ikibazo. Rero ikintu uhita ukora ahangaho iyo umaze kubirangiza aha, uhita ukanda kuri activate plugin. Iyo imaze kuba installed uhita ukanda activate plugin. Urabona ko isiba activated. Ikintu cyo gisigaye ahangaha ni ukureba noneho ni ukureba plugins nuziri kuri command.
ahangaha iyo uje hano kuri appearance urabona ko nayo uzayisizamo hano EF champion, turaza kuyigarukaho turayikoresha. Ikintu dukora ahangaha utuzana kuri install plugins, nkanga muri appearance urabona ngiye kuri appearance mutazana kuri install plugin, turebe izo ino template iri kuri komanda. Iyo ugiye kuzinstalla ukanda hano kuri selecting all, warangiza ugakanda hano kuri first nkanze ahangaha urabona iyo ukanze kuri kano ka plugins it selecting all, kaza hano kuri back actions katukanza ahangaha ndetse install, warangiza ukatukora apply. Iyo ukoze gutya hari igihe bishobora kwanga kuri wowe cyangwa se bigateza amande ayandi mayerere, ariko iyo ubikoze gutya ihita igukorera installation ya zira plugins zose. Ahangaha iyo ugarutse kuri ya web yawe warufuka dufite website imeze gutya, ariko kuva twamaze gukora activation y'indi plugin ni refreshing no page urasanga yamaze guhinduka. Urabona ko yamaze guhinduka, urabona ko web iri gusukundi kuntu, urabona ni nkaho yarangiye. Igisigaye ni ugushyiramo inkuru, ni ukwandika inkuru. Uko wanditse inkuru zigenda zishyiramo hano. Tugiye gukoresha uburyo bworoshye bwo kuimportinga inkuru zanditse, cyo bita demo data, uburyo ukora website bitagusabye kwandika buri kantu ahubwo ugakoresha bita demo data. Nige tugiye gukora noneho twimporting inkuru zanditse zateguwe zifite n'amafoto zifite n'ibiki byose, and then tuzishire kuri no website yacu, ubundi tugende twedetingamo tuno duke. Turagaruka ahangaha urabona ko za plugins zose zamaze kwiyestara. Icyo bitangora ni uko itanzana kuri plugins bisanzwe nanyuze hariya ahangaha, and then ntendeyamo izikeneye kuba izo nkeneye ko ziba activated kugira ngo noneho nangire nkoreshe noza yanjye. Ahangaha nkeneye ko iba activated ari ihe, nkeneye ko iyi latest post block iba activated. Ugenda activating imwe kuko akenshi yo activating nazo kaza activating icyarimwe ari gihe ziteza ibibazo. Ugenda activating kamwe nabyo ntacyo biba bitwaye, kuko ushobora kuza activating icyarimwe bikahita biteza ibibazo byose ugasanga biragize. Rimwe na rimwe ariko si buri gihe. Kaza activating icyarimwe gutyo uko ikiritseho buri kano kagafungurira ahandi gahita kaba activated. Izi plugins tuzagenda tuzigarukaho imwe ku yindi tureba umumaro wayo nicyo zimaze. Kuba twazi activating bino biraza kudufasha tubimenye nabyo, tumenye impamvu tuzactivating kugira ngo tuzikoreshe. Buri plugin tuzayivugaho yego. Hanyuma irangije kuzikorera activation ugaruka hano kuri dashboard kugira ngo turebe noneho dashboard yacu urabona ko yaje ibindi bintu byinshi. Mbere twari dufiteho tuntu dukeya ariko urabona ko yongeye ibindi bintu byinshi. Ahangaha dufitemo icyo bita ushobora gucanga ukagenda ngo get starter site. Starter site ni ama website abakoze nubundi ni ngiyi twabonye ahangaha, ariko ikintu kiba kirimo kindi ntabwo ujya kwandika inkuru kwa gukora post ngo ujye kwandika inkuru imwe nko nabiberetse ubushize ngira ngo ndanabiberetse. Maybe ko nabiberetse ntabwo nabiberetse kambereke. Iyo ugiye kwandika inkuru uza hano, nabinyuzeho sinabivuzeho cyane ariko nabiberetse. Uza hano ugiye kwandika inkuru, wenda kanse nk'ukora sample nandike wenda ngo inkuru yanjye ya mbere urugero, cyangwa se my first post. Iyi ni title. Iyo ukanze kuri kano kantu ari usanga nyine nkuko gutyo bana ninjiyemo ngasanga bimeze gutya, uba ukeneye kugira menu zo ku ruhande setting. Ujya no hafi ya publish, hano kuri publish imbere yayo hari kano kantu kanditseho settings. Iyo ukakritseho gutya hahita haza settings. Ibi nari nabivuzeho. Icyo ngiye guhita manga hano kureba summary igihe izaba displayed, binabivuzeho. Category category na ikeneye guhitamo category zirimo, ushobora guhishira muri category irenze imwe,
ukaza ugahitamo noneho new tag mu gihe biri ngombwa ko zishiramo, ariko ntabwo bo tag nazo reka nyishyiremo wenda igihe. Nababwiye umumaro wa tag, nashyiramo igihe, umuseke n'ibindi bigiye bitandukanye bitewe n'inkuru wanditse. Hanyuma featured image niyo ngiye guhitamo nayo. Iyi image naberetse ahantu iza, reka nshyiramo iyi ngiyi. None nimara gushyiramo iyi ngiyi irahita izana ibi ngibi. Image irahita ijyamo. Ino image ijya hehe? Ino image iraza nk'ingira na hello world ntabwo ifite featured image, niyo mpamvu uri kubona nta kintu kiri kuba displayed. Ariko nimara kuyipostinga iriya nkuru nanditse inkuru yanjye ya mbere, irahita iza aha ngaha muri zino post ziri hano. Yo iraba ifite featured image, ino foto nshizeho hano niyo iraza kuba displayed hariya. Hanyuma description ushobora kwandikamo ibindi bintu ushaka mu gihe bifite. Hama nkahita publishing. Iyo publishinze mpita nzanga nka refreshinga page yanjye, home page. Ibyo ngo irankuru namaze kwandika nayo igomba kuba yaje. Urabona ko yayisizaho. Nuvuga ngo iyi ngiyi yanditswe uyu munsi November, yanditswe na admin n'ibikideza category zose zasizizaho hano hejuru. No kuvuga ngo iyi nkuru nyine urabona ko yajeho ahantu hose igenda ziba displayed. Ariko none ikintu tugiye gukora twebwe, tugiye gukoresha icyo bita starter website, aho tubona ama website abakoze arimo ibintu byose. Twebwe dukora ni ukugira gute, ni ugucuzinga iyo dushaka ifite information ziri relevant kuri twebwe, and then tukayikoresha kugira ngo turebe. Dushobora kuza tukareba aha ngaha inkuru nka website nk'ikinyamakuru cya designinze neza, tukayikoresha. Wenda nkarebe nk'aha ngaha handitse magazine. Ngaha ndabona nta irimo food, nta kintu kirimo sport na ada tuvuga urugero nk'aha harimo automobile, business, trade, Chinese, classic, construction, fitness. Izi ni ibintu zose zigiye zirimo. Wenda kanse nk'ujya kuri hano kuri business no, let me see ikinyamakuru cyaba kivuga ibiki, kuko bitewe n'icyo uhisemo usanga harimo ibintu bihura nayo. Wenda ka turebe nk'iyi ngiyi tech. Iyo ukanze kuri tech haraza ibi biri pro. Ibi biba byanditseho biriho pro, biba byishyurwa kugira ngo ubikoreshe. Hanyuma nk'iki ngiki urabona ko gifite inkuru z'ikoranabuhanga. Design yacyo ni gutya imeze. Ushobora guhitamo iyi ngiyi ikaza ukaba ari uzajya ukoresha nyine kuri site yawe. Ushobora no kureba uburyo ikoze ukajya kuyireviewinga. Uyikanze kuri kara kantu k'ijisho uhita ureba inkuru zose kuntu noneho zikoze. Urabona ko ikoze gutya. Inkuru wenda ibiziba ziri hano urabona ko zanditse zimeze neza cyane. Ushobora kuza ugasoma ukagira gute, ukareba koso, ukareba inkuru zigenda displayinga zimuvinga gutya, ukareba inkuru ugasoma. Urabona ko ni ikinyamakuru giteye neza gutya kimeze. Hanyuma rero ikintu cyo kugira ngo tugihitemo, urabona ko ngiye kure. Urabona ko kiriya kinyamakuru dukeneye ko kiza kikaba display danga, instead yo kuba twabona ibimeze gutya bimuvinga gutya, tubone new one. Turebe noneho ni design twakoresha ikaze isa neza. Nahisemo kuri tech, turebe nahisemo iyihe kuri tech. Turebe akabanza ndebe n'ibindi wenda mbere ko duhitamo. Twahisemo iki ngiki ariko reka ndebe n'iki ngiki. Iki nacyo cyaba ari cyiza. Urabona ko harimo inkuru zigiye zanditse neza, ziri ku murongo neza. Ushobora no kurodinga ukareba izindi zigiye ziri munsi yaho, ukarebamo bitewe n'iyo wakunze ukaba ari uhitamo. Nk'ahangaha urabona ko harimo nk'iyi ngiyi nayo ishobora kuba nziza. Ugerageza gushaka akantu gafite nyine innovative, apana kureba ibindi nk'abandi bakoze nk'ibi ngibi, nk'abandi bakoze ibisa gutya. Wowe ukareba akantu kagerageza kuba keza nyine kaba gasa neza cyane kuruta ibindi. Nk'iyi ngiyi urabona ko yaba ari nziza, on my behalf ni nziza bitewe nuko nyine design yayo ndabona imeze neza cyane kandi iri unique.
ariko kugira ngo commonly duhitemo icyo wenda n'undi wese wowe nujya kubikora uzahitamo option ushaka, uzahitamo icyo ushaka bitewe nuko ubibona wowe cyangwa se uko ubishaka. Ariko ngewe reka mitemo iyi ngiyi, kamitemo iyi ngiyi aba ariyo n'importa cyangwa importinga abyita iyo umaze guhitamo kandi hano kuri ino ni purchase, ntago iyi ngiyi iri free, iyi barayipurchasinga. Iyo hano hariho purchase ugomba kwishyura, nk'iro import ni free urayimporta nyine bigakunda. Nk'iyi ni purchase, ni import, wenda urabona ko ari dark ariko sinyishaka, ni purchase. Nyuma bitewe niwe nakamitemo just mbaza amahitamo mwaka byarama. Reka mfe guhitamo iyi ngiyi. Ndashaka kureba keka ndebe kandi ka option gashoboka kuba keza. Okay, reka nze nkwereke, reka turebe ku yindi kandi kuri general. Twe guhitamo choices tutabanje kureba nyine izaba zimeze neza. Nanone nkaha ngaha harimo options zigiye zitandukanye, ka turebe nka muri general nabonye harimo ibintu bikeya. Kondeye kuri classic dufite ibingibi ni ya kera, ntago ari nziza, ntago igezweho. Wowe nujya gukora uri gukora usubiramo ibintu turi gukora, wowe uzareba ikintu kiri ni kugira ngo nkwereke ko hari na option nyinshi zo guhitamo. Ushobora kuza ugahitamo web, kuko ibyo uhitamo aha ngaha niko site yawe izisa. Iyo uhisemo option ukoze cyangwa se choice ukoze aha ngaha, site yawe ni gutya nayo isa, ntago nyine ntago ijya kure y'aha ngaha, izisa gutya neza. Ndebe wenda muzambwira uko mwe mwahisemo, munangereke wenda muzajya mugira ikibazo, cyane cyane abo turi kwigana by'umwihariko. Nawe yifuza ko twigana bino somo tugakomezanya aho twari tugeze, feel free kabisa, ni ikaze wacu hano kuri Byikorere TV hamwe na Breftech. Turimo turiga wenda amasomo mwege muyakurikirana hano kuri YouTube, ariko hari abari kuyiga twigana umunsi ku munsi guhera kwa mbere kugera kwa gatanu. Twigana kuva saa moya kugera saa 3. Wifuza kutujoininga nawe feel free kabisa, ni ikaze ubundi twigane. Ego, hanyuma reka nse nkuhitamo. Ubu nazenguruza ndushaka amahitamo mazima. Kandebe kuri interior pro, lifestyle, crypto business, Chinese, classic, fashion. Ani mabura nuza, urumva bitewe na nuza ugiye guhitamo haba hariho n'inkuru zaho zihura nayo neza. Inkuru zihura nayo niba ari fashion ubusanga ari inkuru za fashion, niba ari fitness ubusanga ari inkuru za fitness, z'amasporo n'ibiki byo wakora kugira ngo ugire size nziza, ugire taille nziza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu yifuza gukora ikinyamakuru kikuvuga kuri ibyo ngibyo rwose, ahanga bitewe na n'uzo ushaka guhitamo. Nkayi ni photographer, ahanga ni fashion element, we nayo tuzayigarukaho. Travel, ingi ni tech, ingi ni light, ingi ni lifestyle, bitewe na game. Ahanga bitewe n'icyo ugiye guhitamo bigenda bihura neza na option na mini, usanga bihura nibyo wakora. Tuvuge n'ugiye gukora nk'ikinyamakuru kivuga ku kigisha abantu guteka, n'urugero uzasanga hari ibyo guteka biti kugira ngo ubone inkuru zo gutangiriraho. Reka ne gukomeza njya mu bintu byinshi, ahubwo twihitiremo wenda iyi ngiyi mbere kuntu tugiye kwita tuyi customizing. Reka mitemo iyi, witukanda hano kuri import. Iyo kanze kuri import itugusaba nyine ivuga ibingibi byose. Icyo ukora ni next. Urindira gatoya ya activating ama theme n'ama template ikeneye byose irabikora nyine ikabikora. Hanga icyo ukora n'ukuzanga iyo uri kuri refresh nzanga ishaka kubwira ati wenda nage, urabona ko yamaze kujyamo, ariko inkuru nago zirajyamo zose. Urabona ko yamaze guhinduka, icyo igiye gukora nuko kugira zira nkuru zindi. Ariko ntabwo ikomeza gusa gutya, nuko iri kwikorera installation nyine, iraremovinga zino data zirimo, and then duhereze ama data mashyashya, inkuru nshyashya, structure nshyashya, ibintu byose bigiye kwita biba bishyashya.
nukurindira kano kakabanza kakarodinga bitewe na internet uri gukoresha umuvuduko ifite biri buta cyangwa bigatindamo. Hanyuma akatube tugatse kuri zine hano kuri dashboard yacu mu gihe bino biri kwikorera activation cyangwa se biri kwimportinga. Urabona ko ahangaha dufite inkuru zingana gutya. Iyi ngiyi niyo muyibuka twayikoze ko izasohoka ku itariki ya mbere z'umwaka utaha. Ni nayo mpamvu turi kubona itari kugaragara kuri ziriya nkuru. Iyi nayo iri muri draft, niyo mpamvu itagaragaye hano kugira ngo tuyibone. Dufite inkuru ebyiri, dufite ino ya Hello World na inkuru yanjye ya mbere, nizo zimaze kugira. Urabona ko site yacu yamaze kuba imported. Icyo tugiye gukora ahangaha, turagaruka ahangaha turifreshinge ino page. Niba mwibuka ibyo twahisemo, urabona ko choice yacu yamaze guhitwamo cyangwa se byamaze guhinduka. Urabona ko hajemo izindi nkuru nshyashya tutanditse, nk'iya Hello World, Google Hit, whatever n'ibi ngibi. Urabona ko hajemo izindi nkuru, ntabwo inkuru kadufite zari gukwira hano hose. Urabona ko inkuru zajemo. None cyo tugiye kureba hano, noneho tugiye kureba ukuntu do customizinga ino head. Ngiye kukwereka ino header ukuntu tuyihindura kuri ino video. Inindi buze gukora turajya kureba ukuntu noneho duhindura aya magambo yanditseho hano turebe ukuntu tugenda duhindura zino aho tubihindura. Tugiye gukora customization muri rusange y'iyi website yacu. Tumaze guhitamo theme, tumaze no tugiye kureba reka ngarukire ngino video yo kuba ndende. Tumaze guhitamo theme, reka mite nkora indi video noneho mbabwire ukuntu du customizinga, dukorera customization ya site yacu. So reka dukora indi video. Numara kureba ingi tukomereza ku indi video nayo birahita bijyanaho, urahita uyibonaho part 5 iravuga kuntu du customizinga noneho ino template tumaze guhita. Manga twahisemo theme, nagare template ni theme, kuko template narabisobanuye kuri zino video za mbere. Itandukanye rya hagati ya template na theme. Template ibikozwe na bifite backend nyine, ni ikintu kiba gikoze ahangaho, navuga ari nka skeleton. Ni nka skeleton ibiri aho ngaho ya HTML, CSS na JavaScript, ariko idafite backend, utastoringa data, just like ni ukubona uko bigaragara. Iyo niyo bita template. Hanyuma theme nizo muri WordPress, kuko ziba containing uburyo bwo kwita bwiconnecta na database mu buryo bworoshye. Rero niho bitandukaniye. Iyi ngiyi rero ngiye kwereka ukuntu tugiye kuyihindura. Aya magambo hano nk'ahangaha handitse ngo featured post tuhahindure, ahangaha handitse ngo expressed post list tuhahindure, utu twa author tuduhindure, izo bazita widget tuzihindure, dushyiremo amantu dushaka yuko azamo. Izisa neza nyine aya mabana ari hano. Iyi ni bana, ni ifoto, ngira ngo urabibona ko uterura kayitiza utubireba. Iyi ni ifoto, turebe ukuntu duhindura ahangaha watch online, turebe ukuntu tu customizinga izi menus. Nibyo tugiye gukora kuri video yindi ngiye kubahereza. Keep in touch.